murakoze. Nyakwa muvunyi mukuru na bamwe muri hano mwese ndihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'abanyarwanda muri rusange. Ngiye ubaririmbira mvuka mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyarubuye nk'abantu ya hano igikondo muri Kicukiro. Ngiye kubaririmbira indirimbo ikubiyemo buhamya bwanjye, ariko twigirira ikizere cyo kubaho kandi ndabahoza, ishavu n'agahinda ntibibaherane. Twigirira ikizere cyo kubaho, abari ku nzibutso ndabahoza, ishavu n'agahinda byibaherana. Turwanye jenoside n'ingengabitekerezo, amagambo mabi tuyiyame. Ikizere cyo kubaho, abari ku nzibutso ndabahoza, ishavu n'agahinda byibaherana. Turwanye jenoside n'ingengabitekerezo, amagambo mabi tuyiyame. Ibuka igihugu kitagiseka, nakwibuka imiryango imwe yibasiwe, imivu y'amaraso yatembye cyane, mirambari nk'ikiraro bagendaho. Nibuka u Rwanda rutakindora, nakwirukana usanga rukansiga, nasigaye n'icuzi cyatumye mvuka imvura yo mu itumba nyigendamo. Twigirira ikizere cyo kubaho, abari ku nzibutso ndabahoza, ishavu n'agahinda byibaherana. Turwanye jenoside n'ingengabitekerezo, amagambo mabi tuyiyame. Ikizere cyo kubaho, abari ku nzibutso ndabahoza, ishavu n'agahinda byibaherana. Turwanye jenoside n'ingengabitekerezo, amagambo mabi tuyiyame. Nibuka mbundabunda mu bihuru, ihururu ry'abantu ryamigaga, imihoro n'imiheto biramusha, ijoro rijigije ndigendamo. Nirutse Bugeri ngeragezwa, nagezaho niheba ndigemura, ngera mu bashumba ngo ntimuke, ubwo kare mu ishyamba kazagwayo. Nakenyeye intare nitera ingwe, inzara n'inyota bindembeje, Imana yaduhanze iracyadukunda, nibwo izanye inkotanyi ziranzana. Tuzanye ibitekerezo ni irihe somo muza kuvanamo? Nyakubahwa muvunyi mukuru, imyaka imaze kuba 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo ngiye gutanga isomo, ariko abakoze jenoside baracyatwereka ko ingengabitekerezo igihari. Ni nayo mpamvu muri kumva impande zose. Nge nkomoka ubuntuye muri Nyamata hariya, ariko nta n'iminsi ibiri ishize tumaze kubura umubyeyi w'imyaka 45 wishwe ejo bundi, wacitse ku icumu mu myaka 31. Twizera ko jenoside yahagaritswe, ariko ingengabitekerezo iki turimo bamwe yewe abanyarwanda. Muze rero gutekereza isomo tuza kuvanamo. Nubwo ngiye gutanga ikiganiro kigaragara isomo, ariko mu bitekerezeho niba koko abanyarwanda twumva, cyangwa se abanyarwanda koko tubona isomo, navuga ngo ntituzasubira ukundi. Sitwe twirirwa tuvuga never again, ntibizasubiri, ariko ishusho biratwereka ko bigihari. Ubwo rero tuze gukuramo isomo muri kino kiganiro. Iki kiganiro ngiye gutanga insanganyamatsiko yitwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, isomo ku banyarwanda, ku mahanga ndetse n'ibihugu byo muri aka karere. Ndagira ngo dusesengure tureba isenyuka ry'abanyarwanda, ari ryo ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Ndagira ngo tuze no kureba uko ingengabitekerezo ya jenoside yigishwa mu mitegekere, cyangwa uko yagiye yigishwa muri leta zabanje, ya mbere ku gihe cya Kayibanda no ku gihe cya Habyarimana. Byagenze biti? Ndakurikizaho itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo ni igihe twari tugeze, ubwo ndahera muri za 1994
kugira ngo tuze kumva ubukana, noneho tuze kureba n'ingaruka zajemo, cyane cyane iyo tureba mu ikwirakwiza rya ngengabitekerezo jenoside yakorewe abatutsi ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu mu baturanyi, ariko tunajya no mu mahanga ya kure, kuko nayo ngengabitekerezo iracyahari. Muranyemerera rero ariho ntanga umusozo w'iki kiganiro, turebera hamwe icyo nakwita isomo twakuyemo n'irihe. Nyakubahwa Muvunyi Mukuru, iyo tureba ku isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda, banyakubahwa muturaniye hano, icyo dushaka kuvuga nuko jenoside yakorewe abatutsi wari umugambi wateguwe, icyo tucyemeranyeho. Bamwe bashaka kugoreka amateka bakwereka ko ari indege yaguye jenoside iratangira, ariko turaza kubinyomoza tubyerekana ko atari ko bimeze. Impamvu mbivuga nuko niyo duhera mu mwaka gusa w'1990 kugeza muri 1994, aho gusa tutagiye muri za 50, ko naho turaza kuhagera ko na amateka. Niyo wavuga jenoside utavuze iki? Utavuze amateka. Biragaragara rero uhere no mu za 90 ko uyu mugambi wateguwe ushyirwa mu bikorwa n'intagondwa za bamwe mu Bahutu, nza kuvuga cyane cyane duhereye kuri guverinoma y'abatabazi, nkuko nza no gushyiramo n'andi majwi kugira ngo dutange fakte n'ibimenyetso bigaragaza iyi ngengabitekerezo, impamvu yayo n'uburyo yashyizwe mu bikorwa. Aha rero ibi byose bakabikora bagambiriye gucamo Abanyarwanda ibice kubera urwango, ingengabitekerezo bakayishyira ku rwego rwo hejuru ku buryo bakora icyo bita ivangura. Ingengabitekerezo bakayikora ku buryo isiga amacakubiri ndetse n'urwango bari bafite muri politike yabayoboraga. Ubwo mfushe kugira ngo murebe ko ingengabitekerezo duherera 90 kugera 94 birahagije kumva ko jenoside itatangiye muri 94. Nkuko mubizi mu muco cyangwa se mu mateka y'Abanyarwanda, ubundi umuco w'Abanyarwanda cyari kirazira mu ndangagaciro y'Abanyarwanda, turabyemeranya. Kwica umuntu, guhekura, yewe n'urwango, indangagaciro z'Abanyarwanda ibyo ntibyabagamo. Aha ndashaka kuvuga iki rero? Navuga ko no mu gihe cy'ubwami ubumwe bw'Abanyarwanda bari abantu bahujwe n'ururimi rw'Ikinyarwanda, bari abantu babana ariko bakubaha bari hasi y'umwami. Yewe no kugira ngo tugaragaze ubumwe bw'Abanyarwanda, umwami yavaga mu bwoko, yamara kwitwa umwami agahinduka umwami w'Abanyarwanda, kereka wenda abataza amateka. Ibyo byaterwaga nuko Abanyarwanda babonaga ko guhinduka k'umwami akava mu bwoko bwe, ejo nagera hariya hejuru mu buyobozi adakora iki? Atagenda ngo agende ayobora ku bwoko akomokamo. Niyo mpamvu yitwaga umwami w'Abanyarwanda. Icyo ni gihagije kumva amateka. Koko uretse abigiza nkana, iki cyakwereka neza amateka nyayo Abanyarwanda babayemo. Twadusangiye ururimi, dusangiye umuco, ndetse navuga ko Abanyarwanda bagiraga na za kirazira. Kwiba yari kirazira, kwica byari kirazira mu muco w'Abanyarwanda. Noneho twanashyiraho n'ibyo kuvuga iyo tuvuga ngo abantu bariyandaritse, abantu bafite ubugome. Ibyo ntibyabagaho mu muco wa Kinyarwanda, byari kirazira. Ibi ntabwo bije muri 94, ibi ntibije muri 90, byari amateka yarangaga mu muco w'Abanyarwanda. Aha rero niho wibaza ibyabaye muri 94 Abanyarwanda babikomorahe. Aha rero niho ngira ngo tuze gufata isomo rikomeye muri kino kiganiro, turebera hamwe icyo tugomba gukora nk'Abanyarwanda. Nta handi rero twarebera icyabiteye cyane kikanabishyira mu bikorwa
ni igihe abakoroni bageze muri kino gihugu cy'u Rwanda. Bahageze rero murabizi neza ko abakoroni twabanje gukolonizwa n'Abadage, nyuma tuza gukolonizwa Ababirigi. Ababirigi ariko mu kuza kwabo muzi ko bazanye n'abapadiri. Abapadiri ntabwo bavaga bavuye mu Bubiligi gusa, bavaga mu duce dutandukanye. Abapadiri bagera mu Rwanda. Navuga koko basanze intekerezo z'Abanyarwanda ari intekerezo z'ubumwe, ni nayo mpamvu byanabananiye guca mu Banyarwanda ibice, ariko bazana izindi ntekerezo nshyashya. Iyo tuvuze Ababirigi rero ndaza no kwikomozaho mu ruhare rw'amahanga. Ababirigi mubona batuzaniye wa muco iwabo bafite, bari banafite kuva kera, umuco yuko bibonaga mu bwoko. Abirigi buriya no kugeza amagingo aya bo bafite icyo bita abaflama, abatumva igifaransa ubwo ni ikinyarwanda cyuzuye. Bafite ubwoko bw'abaflama n'abawalo. Aho bo iyo bakurikiye amateka yabo usanga uburyo bahangana nubwo batabana ngo bashimishanye, ariko bo bahangana mu kubaka amashuri, umuhora mu gitondo yubaka ivuriro. Murumva ibyo bo bakora kugeza aho bageze, ariko twebwe babituzanyimo baducamo amoko. Amoko angahe? Agera kuri 3. Ni ayahe? Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa. Bigiye gusanisha n'amoko bari bafite. Ariko Abanyarwanda mubyibuka neza, twe twari dufite ayahe moko? Twe twari Abasindi, twari Abazigaba, turabyibuka, twari Abagesera, twibonagamo muri ayo moko nk'Abanyarwanda. Abahutu n'Abatutsi mu buzima busanzwe bw'Abanyarwanda byari urwego nakwita ibyiciro. Ibyiciro nshaka kuva no kuvuga iki? Iyo umwami yagukuragaho akaguca wari Umututsi, bwayo mu gitondo wahinduye ubwoko, ukitwa ukajya mu bwoko bumwe n'abakene aho ngaho. Byari ibyiciro. Aba rero bo bizanye ntibanagarukiyeho, byabaye ngombwa ko Abatutsi babaha ubwoko, ariko banababwira ko ntimukomoka hano. Abatutsi mukomoka he? Hemitike, ni ukuvuga Abyssinia, ubwoko bw'aba duhuza n'Abanyetiyopiya n'Abajibuti na hariya hose ku mupaka cyangwa se ku mipaka ya Afurika, batwereka ko dukomoka hariya. Ariko ubaje Umunyarwanda aka kanya sinzi ko ashaka kukubwira nuko baramukanya mu gihe Hemitite cyangwa Umunyetiyopiya niyo duhuye. Muzi ko hari Abatiyopiya bari mu Rwanda, niya gusuhuje ayoborwa amahara ako agusuhuza. Twabuze n'ururimi rumwe twahuza nabo niba dukomoka hariya. Abahutu mwebwe mukomoka he? Mukomoka muri Chade na Cameroon. Ariko ugiye kubaza Abakamerune ururimi rwabo mu gihugu nta Munyarwanda n'umwe uruzi. Abatwa rero mwebwe ntimugire ikibazo, mukomoka ahangaha kuko ubutaka Abahutu n'Abatutsi baje kubakora iki? Barabateye. Ubu butaka n'ubwanyu murabasanga butaka. Ikibabaje rero Abanyarwanda tujya twibaza twiga isomo, abo Bagesera n'Abasindi navuze, ayo moko yose arimo. Abasindi, Abagesera, harimo Abahutu, harimo Abatutsi, aho harimo Abatwa. Ukibaza ibi byaje bite? Aha rero ndabasaba ngo muze gutekereza, yewe kugeza naho banagaragaje ko Abatwa bari hano mu Rwanda, inkomoko yabo nubwo bari hano basanga butaka, ariko buryo bafitanye nabo n'Abatwa mu Ituri, hahandi mujya mwumva Kongo ibitumereye nabi. Wajya ku Ituri wabaza umutwa uri hano ntabishobora no kuba yavuga n'igiswahili. Ni gutufana n'abantu ntuvuga ururimi rwabo. Izi nyigisho rero z'urwango nababwira ko zasamiwe hejuru n'Abanyarwanda. Icyo nshaka kuvuga rero, abenshi muri Abanyarwanda mvuga ni abahezanguni b'Abahutu babyakiriye, babigira ibyabo, babishyira mu mutima, babishyira ku marangamutima yabo, ku buryo byageze naho bituma hazamo urwo rwango
nababwiye. Aha rero icyo byazanye ni amacakubiri, ariko abo ngabo mvuga bamwe muri abo, icyo nkunze niyo mpamvu mubona ndikoresha ijambo ryitwa bamwe mu baheza nguni, kugira bishyire muri politike bazanye icyo bita rubanda rugufi na rubanda ruciriritse. Bya bindi mujya mubona muri politike, babye ko nigisha politike nubwo nigisha mpuzamahanga, ariko burya iyo tugeze muri demokarasi mu matora, hari ibihugu bimwe bivuga ngo aba majoritaire n'aba minoritaire, ukibonamo ko aba majoritaire ubwo ni rubanda nyamwinshi, minorite ni ba rubanda rugufi. Ariko icyo byavugaga rubanda nyamwinshi bara abahutu, rubanda ruto bara abatutsi. Abatwa bari hehe? Ubwo nabo ni inyuma ya rubanda rugufi. Iyo tuza gutekereza ntabwo twari kumenya aho dushaka kugana koko naho abantu batuganisha. Aha rero ibi bikorwa nibyo byatumye banagira n'inyota y'ubutegetsi, niyo mpamvu babikoraga, babigiramo uruhare rukomeye kugeza naho byafashe intera, bituma ibyiza byose bumvaga ko bagomba kubyiharira nk'abahutu, nka rubanda nyamwinshi vs rubanda rugufi. Bantu muri hano mutekereza icyo kintu kugira ngo buke kabiri tureba aho twavuye, aho tugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Aha rero byazanye iki? Byashyiremo amacakubiri, byazanye urwangano, byazanye ubusumbane, ndetse bizana ubusambo nk'uko tuza kubibona, kugeza igihe batanagarukiye aho. Byanatwigishije, nababwiye ko abapadiri bari baje. Bantu muri hano musengera muri Kiliziya Gatolika muraza kumbabarira, cyangwa abapadiri baba bari hano ntabwo mbatera agatoki, ariko Kiliziya ibyo yazanye murabizi. N'abapadiri bageze naho bavuga ngo mwabahutu, Kiliziya yazanye yaje ikora iki? Yazanye kirazira. Bivuga iki? Kiliziya yasimbuye kirazira cyangwa se yakuye kirazira. Bivuga rero nitubabwira kwica, Kiliziya yabihaye umugisha. Kandi koko mubyibuke, twarayobotse, tuba abakristu, turabatizwa, yewe turusha n'abapadiri bazanye iyo Kiliziya Gatolika. Aha rero ndashaka kuvuga iki? Mu muco w'Abanyarwanda kirazira, mwumva ukuntu hari n'abahanga, Kiliziya yakuye kirazira. Kirazira yari ipfundo ry'Abanyarwanda. Rivuga iki? Njyewe nakuze nzi ko kizira kuba navuga ni ndyo mu kanwa, nakwicaraho data yicaye, navuga mu bantu bakuru bandusha ubukuru, sibyo? Murumva icyo cyubahiro? Kirazira iyi yari ipfundo ry'Abanyarwanda. Kirazira iki rero? Kirazira kwica, kirazira kwiba, kirazira kubeshya, kirazira nk'ipfundo ryacu. None Kiliziya kubera ko yakuyeho kirazira, byavuze ko tubonye Abanyarwanda uburenganzira bwo gukora iki? Nibakubwira umukuru wice, ufite ubwo burenganzira. Ngaho rero iyi migani Abanyarwanda bahimbye ntabwo yavuye ku busa. Aha rero amateka nyayo muzi cyane, ngira ngo mbabwire. Navuga ko ibice by'ubuzima twari turimo nk'Abanyarwanda, twari twemeye tuvuga ko wari umututsi yari iki? Yari ufite ubushobozi, aricyo nita social classes cyangwa class sociale, mu rwego rw'ibice twari turimo, ku buryo wari ufite ubushobozi bwo korora. Ejo mu gitondo yashobora kuba umuhutu ugahinduka umututsi, umwami yakugiriye neza. Nk'uko washobora kuba umututsi, umwami agakora iki? Ugasubira mu gice cyo hasi. Ariko muzi ko muri icyo gihe hari abarangwaga n'ubuhinzi, hari abarangwaga n'ubworozi. Ibyo byari ibice bitugize nk'Abanyarwanda. Twebwe rero tubibonamo iki? Tubibonamo ko ari ibice bidutandukanya nyine, tuza kwisangamo kuko bamwe bava hariya hakurya, abandi bava hakuno, abandi twaje tubatera ku butaka bwabo. Aha rero nk'uko nabivuze ko amoko gakondo yarayo, byageze aho navuga ko abazungu babishimangiye,
babigira ihame, babigira amateka, turabyakira, turabisenga, tubigira ibyacu. Ndagira ngo rero mbereke ubugome bw'abo bazungu, ababirigi cyane cyane bayoboye iki gihugu, bajya kwemeza ko abanyarwanda ntaho bahuriye kugira ngo bajye hejuru y'ibyo. Ntago bashyizwe, ahubwo byabaye ngombwa noneho ko banazana icyo nakwita late, buriya ni ikiziriya bapimishaga za piya kurisi, ku buryo bagushyiraho bakamenya ngo uri umututsi urengeye santimetero 10, bagahita baguha akarangamuntu kawe, ubwo ni identity, bakandikamo hutu, nicyo twitaga ibuku. Birakomeza, ntibashyirwa, bumva ko mu identity bazajyamo mu bwoko, hazajyamo uburebure bw'amazuru n'ukureshya n'indeshyo yawe, ku buryo mbese uhura n'undi ukabona ko mutava indimu. Murumva ubumwe bw'abanyarwanda butari bwarangiye. Aha rero kugira ngo bishobore, bakuyeho umuco na bimwe mu bikorwa abanyarwanda bari bafite. Umwami bamwambura ubuyobozi n'ubutegetsi. Umwami nta bushobozi yari afite bwo kuba yashyiraho abatware nk'uko yabikoraga. Aha rero kugira ngo badushobore, barakomeza umuco wacu. Ubu ngubu dusigaye dukora ibintu byitwa itorero, dusigaye dukora ibintu byita umuganura, tukagira kwishimisha, tugasangira. Byageze aho babivanaho, kandi agahugu katagira umuco karacika. Bawinjiyemo, bawukuyeho. Navuga ko duhere ku mwami wa mbere babibanjirijeho n'umwami Musinga. Aho yaguye murahazi? Ntiyaguye mu Rwanda, umugabo we wawugize he n'ubu nturaboneka, iyo za Kongo. Nanavuga ko kuya muze kubyumva ubugome bw'aba babirigi, Afrika yagize abami, ariko igihugu cy'u Rwanda cyagezeho nicyo gihugu muri Afrika biciye abami bagera kuri 2. Ngo nashaka kuvuga Musinga n'umuhungu we Rudahigwa. Babazizaga iki rero? Babazizaga ko barwanyaga ibyo byose byo gushaka kwivanga mu muco w'abanyarwanda. Aha rero navuga ngo abakoroni bazanye kugira ngo bigereho ibyo bise mbatanye mbategeke, diviser pour régner, divide and rule. Nta kundi bari kubishobora, no kubacamo ibice ku buryo mutandukana. Babinyujije he? Mu binyamakuru bitandukanye, babinyuza ku maradiyo. Kera habagaho amaradiyo, haza radiyo Rwanda. Barakomeza ku buryo nababwira ngo babishyira no mu nyigisho, turanabyiga. Wenda urubyiruko mwebwe mwagize amahirwe yo kwiga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, mujye mushimira Imana. Twebwe twize tuzi gutandukanya umuhutu, umututsi n'umutwa. Byanageze naho umututsi mu ishuri yahinduwe ahinduka didactique materi, icyo nakwita ikintu umuntu areberamo akigiraho, didactique material. Tubyita mu Kinyarwanda ubwo imfashanyigisho. Hari ibigo byaburaga umututsi, bikaba ngombwa ko guhagarara wenda wiga mu wa 2, abo mu wa 6 bagiye kwiga, bagiye gukora ikizamini cya leta, bati reka turebe umututsi mu ishuri nta urimo, mwene kana kayiga mu wa 2 mujye kumuzana, bakamuhagarika hari imbere y'ikibaho, bakakwiga we dore ko umututsi ateye. Mwari muzi ko byageze naho hari abarimo, muzajya mwumva ubwo buhamya, ariko byarabaye. Byageze aho abarimo, umwarimu wa matematike y'imibare afata 5 gukuramo 2. Mu mashuri twarabyize, ibyo birahari, kireka wenda batarabize muraza kuntera gatoki. Aho mwarimu afata 5 abatutsi 5, twisha abatutsi 2, 2 gahinduka umututsi, byangana hasigara abatutsi bangahe? Imibare ihinduka abatutsi. Kwa kundi tujye kuvuga ngo x duteranyijeho z bibyara kangahe? Urumva ubugome, kugira ngo umwana kure azi neza ko umututsi iyo mugabanije bigenda. Amateka wayibagirwa, hari amashuri byabayemo. Ndashaka kubereka aho byageze, ko no mu mashuri abazungu babyigisha abanyarwanda, turabyakira bigera kuri icyo cyose. Ariko aho ngaho icyo navuga nuko iyo urebye abanyarwanda
sinabura kuvuga ko ari leta ya Habyarimana, ari leta ya Kayibanda ndetse n'izabanje. Mu Rwanda hari ikibazo cy'ubujiji bukomeye, hari ikibazo cy'ubukene. Iyo urebye na leta uko zahagararaga, abanyarwanda bararwaye amavunja muri leta ya mbere n'iya kabiri. Yaba umututsi yarwaraga amavunja, yaba umuhutu yarwaraga amavunja, yaba uwo mutwe bavuga yarwaraga amavunja. Ukibaza ni gute umuntu kurusha kuba umutoni ni arwara amavunja nawe ukayarwara? Niba koko tutabona ubwoko bwacu dufite abo turibo, niba turwara bimwe, ni gute dutandukana nk'ikiremwa muntu? Ndagira ngo mbere ku buremere bw'ibi bintu byose aho byageze. Murabizi namwe mu muryango nyarwanda bakunze kuvuga ngo, cyangwa ni umugani, nyiri inkota niwe uyifasha ikirindi. Ibi bishaka kuvuga iki rero? Ni uko icyo leta yigishije mu muryango w'abanyarwanda, icyo bashyizemo nicyo bahinduka cyo. Bivuga ngo icyo umuyobozi yavugaga, abanyarwanda twese twarayobokaga. Ni ukuvuga ngo urugero nabaha, icyo umuvunyi mukuru hano tubwiye gukora twamukurikira. Turabeshya siko abanyarwanda tumeze? Twubaha abatuyobora, twubaha abakuru muri twe. Aha ndashaka kugaragaza iki rero? Abanyarwanda bakiriye buhumyi ibyo abayobozi babo bagiye babashyiramo. Aha niho rero mbonera kuvuga umwihariko no kugaragaza umwihariko w'ubugome ndetse n'uburyo ababirigi twubahaga, leta ya mbere n'iya kabiri twubahaga muri abayobozi batugejeje mu macakubiri bitugeza ku jenoside yakorewe abatutsi. Mu nyemerere rero ubwaho nagaragazaga icyo nise isenyuka ry'umubiri w'abanyarwanda, aho twazi kwibona mu moko ducamo ibice. Ku ngingo ya kabiri nateguye, reka turebe imitegekere y'u Rwanda mu icengezamatwara. Ndagira ngo nkureho ababirigi noneho twinjire muri politiki, kuko burya nahere ku mateka kugira tubyumve neza, ariko tuje neza muri bene wacu noneho duhuje amaraso, dukomoka hamwe, tuzi uko twabayeho, byagenze bite muri leta ya mbere. Kugira ngo tubyumve neza, reka mpere muri 59. Aha nabivuze neza ko umwami Rudahigwa mbere ya 59 muzi ko ari umwami wahanganye n'ababirigi, arwanira ku Rwanda rwabona independence cyangwa se ubwigenge. Arabiharanira ndetse yemera cana bugufi, yewe abona harimo nareba n'abazabura ubuzima, yemera guca bugufi, arayoboka. Yayobotse ati, yabonye ko ababirigi nadaca bugufi ibyo ashaka kugira atazabishobora, yemera kubatizwa. Murumva icyo nisa guca bugufi? Arabatizwa kugira ngo arebe ko ababirigi bamworohera. Navuze ko abayobozi bacu batuyoboye badutegetse turayo, nibwo abanyarwanda benshi baretse Imana gakondo barayoboka, abenshi barabatizwa, sibyo? Niho ababirigi babonye ko abanyarwanda bayobotse baba abakristo koko. Umwami Rudahigwa yiswe irihe zina? Jean Pierre. Yabishakaga iki? Yashakaga ko at least baca bugufi ntibahangane nawe, bakabona ati wa muntu ni wacu, kandi koko byarashobotse. Arabigerageza, abanyarwanda twese turayoboka, ariko arwana intundura, yabonaga ko atazashobora. Aha rero nubwo yarwanaga ibyo, nababwira ko muri 59 byegera 60 nibwo habaye inkundura z'amashyaka. Umwami yari mu ishyaka ryitwaga Runari. Runari mwumva yari ishyaka ryari ririmo rubanda rwose. Yewe reka tugarure mu mwoko, bari abahutu, abatutsi n'abatwa bose bibonaga muri Runari. Niyo mushaka n'ikimenyetso, ibimenyetso birahari. Muribuka abo bose barukara rwa Bishingwe. Hari abumwami, ariko aho bakomokaga murabizi. Haza Aporosoma na za Parime Hutu. Parime Hutu y'ingiyi yari ya Bakayibanda. Aporosoma yari umugabo witwaga Gitera Joseph. Na za Radeyiri
murazi ko amashyaka yaje kera yarahagarariye rimwe na rimwe uduce ubwoko cyangwa se akibona bitewe n'uko hari n'amashyaka ya kiliziya yabayeho agendera ku madini. Ntabwo ari kimwe nk'ubu muri leta y'ubumwe muzi uburyo amashyaka mu Rwanda bigenda. Ariko mbere yuko njyaho ndagira ngo ntaza kwibagirwa akantu kamwe muri 1984 1984 ngira ngo mbere ku bubi bw'abanyamahanga muribuka mu nama yabereye i Berlin mu Budage. Aha niho abanyarwanda muzi ko banabakasemo ibice, uduce tumwe tujya muri Kongo, utundi tujya muri Tanzania na za Uganda, mujya mubyumva. Kugira ngo nze kugira uruhare rw'amahanga ninza kusoza njya ku ruhare ibyo muri kubona muri DRC kuri uyu munsi, ko nabyo tugomba kubigarukaho muri ya macengeza amatwara y'ingengabitekerezo ya jenoside. So umwami Rudahigwa rero abakoroni bamwanga urunuka, agerageza gufatanya mu buryo hari inkundura ya politike, muribuka ba Nyerere n'abandi bose barwanira ibihugu byabo. Ndagira rero ubwo ntanga isomo abandi tuze kwitekereza na kuri iki kintu. Abanyarwanda tujya tuvuga ngo twabonye ubwigenge. Reka mbabwire ngo abatanzania bagiye bahangana n'abongereza, ibindi bihugu byahanganye n'ababakolonije. Twebwe mu Rwanda umwami warwaniye ubwo bwigenge ntigeze abubona. Twebwe twarabuhawe, ntabwo twaburwaniriye. Ni nayo mpamvu ababirigi bakoze strategy y'uburyo bangisha abatutsi ayandi moko asigaye. Babigenza bate rero? Babonye ko inkundura imeze nabi, icyo bakoze ni ugufata abahutu barababwira bati ariko ubu bwoko ko muzi ko twabwubakiye amashuri bakaba barize, murayibuka amashuri ya elite yabaga Astrida, nayo buriya ryari ivangura gushaka amashuri ya elite ku buryo abandi batakwigamo, nubwo wenda hari ababyungukiyemo. Babereka ko ubwoko abatutsi babayoboye ingoma hafi imyaka 400. Bazanye ikiboko, nibo bakizanye. Abenshi muzi ko ikiboko aho kiva, kiboko si igiswahili. Kiboko bura ni ijambo ry'igiswahili, ariko bura ira kiboko bavuga bakubitwaga abanyarwanda. Ubundi ni inkoni bashyiragaho uruhu rw'imvubu, uruhu bakarutamika n'uruhu rw'ingona, imvu ijya mu mazi, bakarutabika igiti. Warangiza buri abazungu bazanye ikintu cyo kuvuga ngo baraguha icyati, nutarangiza metero baguhaye nko gukora icyayi za piretiri bireti, utabirangiza bagukubitaga fimbo 8 za ujinga, inkono 8 z'ubuswa cyangwa se z'ubugoryi kuko utarangije. Nibo bazanye ababirigi kiriya kiboko, ariko kugira ngo bumvishe ububi bw'abatutsi baravuga ngo abatutsi nibo bazanye iyo kiboko kugira ngo bakubite igihe mwakubitwaga, ntabwo ari twebwe n'abatutsi. Murumva strategy bakoze kugira ngo abahutu bazamuke n'umujinya bagaragaze ububi bw'abatutsi babashoboye imyaka 400. Abatutsi mwarabikoreye, muzi ko kera umutware yagendaga muki mu ngobyi bamuhetse. Mujya mubibona ku mafilime, wenda urubyiruko rurimo hano mujya mubona ku mafilime bashyize mu ngobyi, cyangwa umuntu yarwaye bakamujyana mu misozi. Abami nibyo bagenderaho nk'abiriya, bakumva ko bananiwe kubera ko twarabahetse, mbese niyo mpamvu twabaye n'ibikuri tubibice. Aba bantu tugomba murumva ubugome aho byageze. Babereka ko inkoni kiboko ariyo, babereka ko bayikubise, ariko babibagiza ko ari ababirigi bayizanye mu rwego rwo kubakubita. Hakubitwaga abatutsi, hakubitwaga n'abahutu muri icyo gihe cy'ababirigi. Nibajye bavuga rero iriya nkoni, mujye mwumva neza ko si umututsi wayizanye, yazanywe n'ababirigi mu byo bahingishaga ibireti ndetse na za kawa n'iki n'ibyayi muri icyo gihe. Aha rero inkundura nshaka kugaragaza ni ukubereka ko bashatse kwereka abantu ngo mwihimure, ari nabyo ngira ngo mbereke revolution muri 1959 niho yahereye buriya, berekana ubugome bw'abatutsi. Aha rero muzi ko umwami Rudahigwa bamuhamagaje mu nama i Burundi, i Bujumbura. Agezeyo inama irakorwa ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi 1959. Umwami Rudahigwa yashaka kujya i Burundi kugira ngo ajye muri ambasade se y'abanyamerika hariya, mu rwego kugira ngo ashake bamuhe visa, kuko niho buriya murazi ko u Rwanda rwari Rwanda Urundi. Kapitale y'u Rwanda yari iri hehe? Yari hari i Burundi, Bujumbura.
ajyayo, ajya gushaka iki? Gushaka visa yo kugira ngo ajye muri ONU mu guharanira independence y'abanyarwanda. Naho yageze Burundi, akiva gushaka ibyo byangombwa baramuhamagara, bamujyana aho hagiye mu nama, barangize icyo bamukoreye Ababirigi. Nuko bamujyanye bamuha umuganga w'Umubirigi. Uyu muganga yitwaga Dr. Julien Ving. Aramufata amutera urushinge rw'uburozi. Nuko umwami Rudahigwa turamubura. Aha ndashaka kubereka ayo makuru yose, nubwo avugwa kuri ubwo nta kuri Ababirigi bigeze bagaragaza uko byagenze. Umwami rero nababwira ko apfa nta bwigenge tubonye, yaharaniye arabubura. Ari nayo mpamvu nababwira ko bigeze aha Ababirigi icyo bashakaga babakigejeho, nuko bafashe Abahutu ba Parimehutu aribo ba Kayibanda, barangije 62 babaha ubwigenge. Ubwigenge bw'u Rwanda buba burabonetse, buhabwa abatarabuharaniriye. Aha rero navuga iki? Ubwigenge nubwo bwari bumaze kuboneka, ndagira ngo mbabwire ngo Parimehutu muri manifesto zayo icyo bakoze ni ugushyiramo noneho ya magambo yose nababwiye. Na yahe? Kwerekana ko Umututsi ahava akagera ni umugome. Byahereye ku cyo mujya mwumva amateka, mwumva amategeko 10 y'Abahutu. Murayazi? Harimo abatayazi. Reka nkuremo rimwe. Kurongora Umututsi ni nk'igisebe cy'umufunzo. Umuhutu uzabana n'Umututsi ni umwanzi kugera isirangiro w'Abahutu. Ni ukuvuga ngo umugabo warongoraga w'Umuhutu warongoraga Umututsikazi nawe bamufataga nk'igisebe, bamufataga nk'umwanda muri rusange. Mwumve amategeko nk'uko tugira amategeko ya Kiliziya. Nababwiye ko Abanyarwanda twayobotse kumva amategeko abantu bumvaga ko ari amategeko ahanye n'aya Kiliziya. Mbese ari amategeko ivanjiri udashobora kurengaho na rimwe. Uyu rero nta wundi wabihimbye, ni 1957 ni Gitera Joseph. Babishyira no mu nyandiko barabisinya, ndetse muri manifesto bimwe bijyamo. Aha rero navuga ko aribwo Ubunyarwanda bwasenyutse. Urwango ruba urwango. Niba uvuga ngo kurongorana n'umugore w'Umututsi ukamugeranya n'igisebe cy'umufunzo, wenda benshi sinzi mwaba muzi icyo ndi kuvuga, icyo gisebe uko kiba gisa. Ubwo ababizi muze guhana muganire mwumva uburyo kiba kimeze. Mbigarutseho kugira ngo mbagaragarize ubugome aba bantu bari bafite. Ni igisebe kinuka, nawe utakwifuza kwicara iruhande rwacyo. Aha rero 59 Abatutsi barameneshejwe, za revolution nazivuze, abenshi bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Niyo mpamvu mujya mubona bamwe nyuma ya Jenoside, bamwe bahungutse bavuye muri za Tanzania, za Uganda, za Congo, i Burundi n'imahanga, kuko baratorongeye. Ntabwo byarangiriye aho. 62 navuga ko Parimehutu imaze kubona ubutegetsi, Ababirigi bamaze kubaha ibyo bashakaga kubaha. Navuga ko byari bikomeye, yewe mbabwire ko n'umwami impamvu bamuhitanye hari raporo cyangwa yari yarakoze yitwaga mise en point, yari ikomeye kugaragaza uburyo ubumwe bw'Abanyarwanda ari ntakuka. Iyo niyo yazize, ndetse nabo bari bafatanije niyo bazize, kugeza atanze u Rwanda rusigara muri ibyo amaherere, imiyoborere irahinduka. Tujya rero Parimehutu abarifata ubutegetsi. Ndagira ngo rero mvuye kuri leta ya mbere, ariko mbereke Kayibanda amaze kwimikwa.
Kayibanda Geregwari yakomokaga mu gihoze ari perefegitura ya Gitarama. Ya politike ya Parme Hutu Kayibanda amaze kugera ku butegetsi, icyamuranze nta kindi, nawe yaranzwe n'amacakubiri. Icyo yashyize mu miyoborere ye, yakomokaga Gitarama, wenda batazi Gitarama ubu ni mu karere, harimo karere ziratwaza Muhanga na za Ruhango ukomeza. We rero mu gihe cya Gitarama hari uduce dutatu twazaga muri leta ye, ni agace ka Ruhango, Muhanga ndetse n'agace ka Kamonyi. Bariya nibo barangwaga muri politike ya Kayibanda. Abakomokaga aha mu Nduga ya Kigali, abakomokaga za Ruhengeri, nta myanya babonaga yo mu rwego rwo hejuru. Murabona ironda bw'akarere. Aha rero ku byerekeranye n'abatutsi mu 1968 uyu Kayibanda yasinye mu itegeko nshinga, ashyiramo itegeko rivuga ko umututsi wese wahunze igihugu naramuka agarutse ntabwo agomba gusubizwa ubutaka yasize. Muri kumva aho amacakubiri n'urwango ruri. Nuramuka ugeze amahirwe agaruka, mu itegeko nshinga harimo ko utagomba gusubizwa ubutaka bwawe. Ibyo byakozwe mu 1968. Aha rero niho navuga ngo igice kinini cy'abahutu cyayobotse Parme Hutu, kigaragaza neza ko abatutsi batagomba kubana naho. Navuze 1969, 1962, 1959 abatutsi baricwa, abakoloni babibafashamo, kugeza naho navuga ngo Kayibanda ibyo yibwiraga ruswa yari yaramuranze nawe, ariko ntibyamuhiriye kuko izo za ruswa n'ironda karere n'iki nawe ntibyamuhiriye. Habyarimana yamuteye kudeta mu 1973. Ariko uyu Habyarimana waje yazanye ishyaka ryitwa MRND. Buriya amashyaka agira intego. Habyarimana we yaraje ati mbazaniye ishyaka rifite ubumwe, amahoro ndetse n'amajyambere. Abakuru muri hano we nta nubwo yagarukiye aho, yaravuze ati ishyaka mbazaniye ni ubwato bwa Muvoma. Murazi icyo bita ubwato? Ubwato bugenda nabugira umusare umwe. Umusare yari inde? Yari Habyarimana. Ubwato bwa Muvoma, abari muri Muvoma bagomba kumujya inyuma, we niwe uyobora, mwese mukajya inyuma. Icyo ashaka kuvuga ngo abahutu, abatutsi, abatwa, mwese rwose nta kibazo muzagira kuko mufite umusare umwe. Reka mbabwire, abatutsi barahagurutse barayoboka pe, baravuga bati noneho umubyeyi w'igihugu atuzaniye amahoro. Ubwo afite n'amahoro muri manifesto ze, turayobotse. Barayobotse kuko babonaga ari umubyeyi. Aha ntibyamaze kabiri kuvuga ubwato no kuzana ingingo y'amahoro, ntihashize gato Habyarimana nawe noneho yerekana uwo ari we. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi birarutanwa. Hari abifuje ko bakongera bagasubira ku ngoma ya Kayibanda. Habyarimana we yaje aje rero, yaje ate rero? Muri disikuru yagiye akoresha agaragaza ko ari ubwato bwa Muvoma, we noneho yageze ashyiraho n'itegeko rivuga ngo mu mirimo ya leta abatutsi ntibagomba
politiki. Murabyibuka za fishi abantu bibaruzagaho kugira ngo mumenye ko muzakomeza ikizamini cya leta. Mu Batutsi 100 ubwo niba hatsinze abana 200 mu gihugu hose, ariko mu Batutsi 100 batsinze, ubwo hagomba kugenda umututsi umwe mu bantu 200 batsinze mu gihugu, kandi hatsinze abatutsi batari hasi ya 50 mu bantu 100 navuze. Kubera iki? Kuko nta bwenge bari bafite, ahubwo gukurikiza wa mubare wiringaniza. Murebe irindi ronda koko, ronda bwoko ryari rije ryo kureka ko umututsi ntashobora. Ibyo byazanywe nabande? Byari biri ku ngoma ya Habyarimana, ariko byashyizwe mu bikorwa cyane n'umugabo muzi cyane, Colonel Nsekarije Aloys, wari minisitiri w'amashuri. Ibyo ni Habyarimana wabishyizeho. Birakomeza bizana urwango ku buryo nababwira ko ibyo byayishyize ubwoko bw'abatutsi hasi, ndetse birutwa n'ibyo Kayibanda bavuga ko ari umugome, ahubwo babona ko uyu we aje gukora ibizatumara. Muri 73 rero Habyarimana icyo yakoze, we yanasinye n'itegeko ribwira ko impunzi zahunze muri constitution y'u Rwanda, ashyiraho itegeko ko abatutsi mwahunze muri aho imahanga turabasaba ko mwagumayo. Nyabuneka nta mututsi ugomba kugaruka kuko igihugu cyaruzuye. Ariko uburyo mbivuze si ibintu byiza byumvikanara, igihugu kirakuzura. We ntiyabivuze muri ayo magambo, yakoresheje ijambo ikirahure cyaruzuye. Ni ukuvuga ngo nta naho, murabona ikirahure cyuzuye, mufate mu cyuzuzo wakongera andi mazi. Yashaka kugaragaza ko nta mwanya w'umututsi muri kino gihugu. Murabona rero icyo nashatse kubereka no kubereka ubugome abo bayobozi bombi. We murabizi neza ko yageze aho n'abahutu bavuka cyangwa se bakomoka hamwe nawe, ndavuga ko baje no gucamo ibice abahutu babwika ko ari abahutu nyine modere. Urumva n'abakomoka mu gace hari muri za Giciye na Satinski, batomoka muri za Gisenyi. Kubwa Habyarimana ho byageze naho nababwira ko n'umuhutu wavukaga Kigali, wavukaga Gitarama, Butare, nta gaciro yagiraga. Kubera iki? Niya 80% avuga ko imyanya ya leta izajya ihabwa abahutu. Abayihabwaga ni bande? Niho haje kuvuga icyo bitaga akazu. Akazu murakibuka mu mateka y'u Rwanda. No kuvuga ngo abantu bakomokaga muri kare gace kaza Gisenyi, hariya ubu ngubu ni district ya za Rubavu, ariko tugiye kwa Habyarimana ho hari uhera hari za Ngororero, Satinski, ukomeze ubu hahindutse za Nyabihu niba ntibeshye. Abakomokaga hariya nibwo babonaga imiyoborere mu ngoma ya Habyarimana. Murabona ko uretse n'abatutsi yageze no ku bahutu badakomoka mu duce avukamo, nabo ntibagize uburenganzira ku miyoborere. Icyo nshaka kuvuga rero bigaragarira mu gisirikare cya Habyarimana, bikahagararira no mu baministre bari bariho. Iyo tuvuga Banzirorera, iyo tuvuga ba Nsekarije n'abandi ba generali bari muri kino gihugu, abitaga Babizimungu bakomokaga za Byumba, no kuvuga nawe yakoze iki? Nkuko Kayibanda yafashe Muhanga na za Kamonyi, Habyarimana we yafashe Gisenyi, Ruhengeri na Byumba. Abatoya muri hano reka mberekaho ubugome bwageze. Wenda bakuru bari hano rimwe na rimwe hari igihe namwe mutabyibuka. Byavuye ku moko biva mu turere. Nuko ndi mwarimu ngira ngo iminota ishobora kumbana mike, ariko nshaka kubaza umuntu nti murabona ira plaque y'iriya modoka RAE 160X, muri kuyibona? Ikurikiye aho ifite RAA 433D. Hari uwahaguruka akambwira ira plaque akarere ivamo? Hari uwazamura akambwira? Indi kurikiye nayo muyirebe. Rubyiruko muri hano,
twe twageze naho tumenya ngo iyi modoka ituruka mu karere runaka, ni iy'umuhutu cyangwa ikaba iy'umututsi. mwari muzi ko twabigize. Kambaho urugero, plaque murabona RAE, kera habagaho inyuguti ebyiri, byageze aho Kigali yari iki AB, twagiraga ama prefecture 10, si 10 ngiye kubivuga. AB yari Kigali, BB yari Gitarama, CB yari Butare, ariko tukabiyongereraho abavukanye ibiri yisumbuye. Abiri CB ni iki? No kuvuga abiri yisumbuye bara abantu babajura babesikuru kubatuka. Hakaza DB yari y'abantu bakomoka igikongoro. Gikongoro ho DB yo twanabitaga debile. Aba debile. Murumva DB na plaque zaratukanaga. EB yakomokaga Cyangugu, tukaza kuri HB yakomokaga Ruhengeri, tukaza GB Golf GB yakomokaga Gisenyi, tukaza HB ya Ruhengeri, tukarangiriza Ibyumba IB. Noneho hakaza n'ayandi y'Ikibungo yitwaga ngo iki GB. Nkamenya ngo imodoka ikomoka. Ngiye kubongereraho akandi kanyuma kugira ngo nkomeze. Muri izo plaque 10 mbabwiye harimo 3 niyo polisi yashyiragaho barriere zagomba guhita zifite laissez-passer kugeza bapfuye. Ni plaque 3: HB, GB na IB. HB Ruhengeri, IB Byumba na GB ya Gisenyi. Ibyo abakomoka i Bugesera muraza kubimbwira, kuko kugira ngo ukomoke Bugesera nabyo nayandi mbabwira. Hariya mujya mwumva kuri arete, mujya muhumva hari abantu bakomoka arete, murahazi arete? Buriya ntabwo ari arete, ntabwo hitwa kuri arete. Arete buriya ni ahantu bashyiraga barriere ya gisirikare, kubera ko umuntu avuruka abatutsi bavuye za Ruhengeri babajugunye za Bugesera. Kugira ngo wambuke Bugesera uza ni hari hafi ya Karumuna, haraza Karumuna ukomeza Ntarama Karumuna hari. Kugira ngo wambuke Bugesera uzi Kigali habaga barriere. Muzi Igifaransa? Hagarara, stop bivuga ngo iki? Arrêté. Polisi kakubwira ati arrêté. Niho rirazina ryavuye. Kwambuka Bugesera uzi Kigali wagomba kutarenga kuri arrêté. Murabona aho byageze? Aho renda njya mbabwire ngo HB IB GB yo kuyambuka yagombaga kuba yakwambuka. Hejuru y'ibyo rero, se dufite Rwanda Revenue so mukuru ibyangombwa bya zira plaque, ntiwashoboraga kuba umututsi ngo utunge plaque yitwa HB IB na GB. Babimenyaga bite? Byari byoroshye. Ndaberesha kubereka ubukana bw'amoko bwavuye ku moko, bwavuye mu turere bigera he naho tubishyira. Iyi muri leta y'ubumwe iyo utwaye iriya modoka hari umenya aho ukomoka. Kuki iyi leta itabishyira muri ibyo? Ni ikikwereka rero aho ubugome bwari bugeze. Aha rero ndagira ngo mbereke ngo ubugome ngiyo politike yironda bwoko yo kubuza impunzi gutaha, yo kugera no ku myambarire y'ibyapa, ndetse no kugera kuri ibyo byose, aho byageze ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu mwaka wa 1990. Ngira ngo mbabwire ngo iri ronda bwoko, ronda karere, ubwo bugome bwose nibyo byavukije bituma havuka umuryango witwa FPR Inkotanyi. Uravuga uti mwatuje gutaha igihe kinini, twagize imishyikirano, twarabahamagaje biranga, turatashye. Dutaha ku ngufu cyangwa dutaha ku neza, ariko tugomba gutaha mu rwacu. Kuri la tariki rero FPR Inkotanyi irikoze, yavuze ati reka dutahe ko nta bundi bushobozi, turataha ku mbaraga uko byagenda kose. Ariko bibwiraga ko birashoboka kugira ngo batahe wenda bazatsinda intambara, ariko nabo ntibamenya ko hagiye gutegurwa ikindi kintu giteye ubwoba. Niho rero ngeze ku ngingo yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Itariki ya mbere z'ukwa 10
ku mupaka hari ibyumba. Ni kuwe mupaka binjiriye hitwaga ngo iki? Tiyo twibukiranya amateka tutibagirwa. Inkotanyi zinjiriye Kagitumba hariya za Nyagatare ukomeza babarinjiye baratashye, ariko ntibamenya ko leta Habyarimana igiye kubitwara nk'urwitwazo. Abatutsi bari mu gihugu batangiye kwitwa iki? Ibyitso by'inyenzi. Umugambi uratangiye rero ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Muzi ko cya 10 mu kwa 10 na nyuma yaho muzi ko 1991 hatangiwe ifungwa ryabo bise ibyitso by'inkotanyi. Barafungwa, benshi bashyirwa muri za kasho, bashyirwa muri za komine, bashyirwa muri za gereza zitandukanye, hafi ibihumbi bitari hasi hagati ya 30 na 50, ndetse mu gihugu hose ibyitso byageze hafi ku 700 mu gihugu. Kigali yo abari bari muri hara tukunda kwita 1930 ya perezida kiriho. Ababirigi banatwubakireka nabyo mbishyire mu mateka. Mujya mubimenya ko iri ariyo nzu ya mbere nzima twabonye batatubakiye amashuri ya 1930, niyo nzu ya mbere ababirigi batwubakiye. Abanyarwanda twifuza kujya muri Mbusora, murabona ibyiza baduhaye. Niyo nzu ya mbere, kuko mu nzu bubatse zigize University y'u Rwanda yubatswe muri 60 na kangahe, imyaka 30 nyuma yuko prison yubatswe. Ubakira abantu prison je kubakoloniza ko yakubategeka, ubwo icyo ushaka uzabamariremo. Aha rero umugambi urateguwe rero guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Inkotanyi zimaze gutera, bijya mu maradiyo na televiziyo, ibinyamakuru murabizi bya Kangura biravuka. Kanguka habaga icyo bitaga Kanguka na Kangura. Icyo bitwaga Ngeze Hasani cyitwaga Kangura. Nyabuneka ntitukajye tubi, kuko Kangura yo bitwaga ba 6B Ngeze Hasani abinyuzamo ukomoka nawe muri karagace kaza Gisenyi. Bashyiramo urwango, noneho ya mategeko 10 nababwiraga muri 1957 araza asubizwa mu 1990 muri za Kangura. Aha rero ndashaka ngo mbereke muri 1990 abantu bavuga ko jenoside itigeze itegurwa cyangwa itabayeho. 9 ibyitso, ariko aha dutuye si Kimihurura, aha turi Eta Majoro ntiri hano habaga Eta Majoro ya gendarmerie, siho? Aha hafi y'aha ngaha hara niho habaga Eta Majoro ya gendarmerie yo yategekwaga n'abarwaga Filita, ndakeka icyo gihe. Aha naho hari abatutsi bahafungiwa mu gihe cy'ibyitso. Bakuruwe hari ahantu bitaga Kiriminoloji murayizi, hari ahantu bakera bakoraga perimi, batangiraga perimi muri Nyarugenge, hari akarere ka Nyarugenge. Aha rero babanzaga kubarobanura bakabajyana Kiriminoloji, mu kubajomba kubakubita udufuni udushoka. Ahangaha mukajya hariya bikozwe n'abitagwa barwaga Filita. Abatutsi bafungiwe hano bafungirwa hehe? Kigali yose ndetse na za prison hose. Ndashaka kwereka rero ko 91 abatutsi barishwe, 92 abatutsi barishwe, 93 barishwe. Mvuga ngo rero byageze mu 1993, byageze mu 1993 muri Mata. Murazi neza ko habayeho amasezerano ya Arusha. Urakoze. Aya masezerano yahuzaga FPR Inkotanyi na guverinoma ya Habyarimana. Ngeze muri 1993 bamaze gusinya kwemeranya ko uko bazavanga ingabo nuko ubutegetsi bugiye kugabanwa. Umugabo umwe arasohoka. Uwo mugabo ninde? Mbere ku bubi bw'abo bakoranaga na Habyarimana, arasohoka ko ntiyarishimiye ko
we yari afite ipeti rya koroneri, kandi murazi ko bamwe muri FPR bari afite n'ipeti ry'aba generali yari yaragezemo, si byo se? Wowe wakwemera ko umuntu azaza avuye mu ishyamba akakubana generali wari koroneri? Byamukubise umujinya. Abo banzi bacu arasohoka aravuga ati ndakase ngiye Kigali, ngiye gutegura icyo bita imperuka. Iryo jambo yo ndivuze izina riza mu myumvire yanyu ninde? Nta wundi ni koroneri Bagosora. Uyu munota tuvugana mujye gusoma imbuga nkoranyambaga, hari umuntu wandika ngo muramubeshyera ngo ntago yigeze abivuga, ngo niba abana baturuka muri jambo bene mbonye umutwe. Mu rwego rwo kwandika amateka, ndagira ngo mbasabe urubyiruko rwaba runa hano mwatumiye, uko jambo bazajya bandika ngo koroneri Bagosora ntabyo yavuze bakabyandika ku rubuga, mwebwe ntimusubize. Mwari muzi ko AI turi kujya muri artificial, muzajya mwandika Bagosora ninde, bajye bandika ngo Arusha yaramubabariye, Bagosora ni wa muntu bashinjaga ko yavuze ko agiye gukora karibuse kandi atari byo. Nimutandika munyomoza ngo yarayikoze nibyo niwe wasohotse, hari igihe zizajya zikora iki, zifata bariya bapfobya jenoside, usange twisanze mu mateka twibwiraga ko guceceka kwacu dufite fact, ariko artificial intelligence izajya izana ibyo abanditse byinshi ari byiyora mufate. Murabyumva icyo nshaka kuvuga? Uyu mugabo niwe wasohotse ababwira ko agiye gukora iki, gutegura apocalypse, kandi koko araza agera hano. Ibyo mwabonye iriya ndege ihanurwa abifitemo uruhare. Aha rero ndagira ngo mbereke uburyo apocalypse icyo byavuga ko ari irimburwa ry'abatutsi, nta kindi byavugaga. Munyitegure ndaje, reka nsubire i Kigali. Kandi koko babishyize mu bikorwa, kuko nyuma yaho icyakurikiwe nuko kibikwereka nuko urubyiruko rwinshi rwishyize mu mashyaka ya politiki. Hari n'inkundura ya politiki, havuka abasederi aribo bitaga impuzamugambi, abaemerenide bari interahamwe, PSD bitwaga baki? PSD bitarwa baki? Ntimukabyibagirwe, twabitaga abakombozi. Byarenze noneho kuri ya mashyaka atatu yarakomeye, hazaho noneho na za PL, Parti Liberale, zicamo ibice zibyara icyo bitaga PL, Hutu Power y'aba mugenzi. Murabibuka bahanganye na leta ya Habyarimana, barangije baba ari bamushyigikira, bakora icyo bita Hutu Power, bakora za mitingi impande zitandukanye, abatutsi baricwa koko. Aha rero ndagira ngo mbabwire ngo na mbere yaho yuko Habyarimana apfa yari yaratanze amabwiriza ari mu ngabo za Exfar nabo babagosora barimo yo kwica abatutsi. Aha haziyemo rero n'uruhare akigaruka rw'ingabo z'abafaransa, ntago twarwibagirwa. Indege imaze guhanurwa, murabizi ko abafaransa n'ababirigi bari hano mu Rwanda, sibyo? Izo nterahamwe tuvuga, aba bafaransa muzi ko bazihaye imyitozo itandukanye. Birakomeza muri iyo nkundura, navuga ko abatutsi bishwe na 1993 bishyira na 1994 baricwa, bishwe nabo bakombozi nizo nterahamwe. Ariko hagati aho muri 1993, kugira ngo mbereke ubukana abantu bajya bibagirwa ko abatutsi bishwe mu 1994 gusa, muribuka uwahoze ari perezida w'u Burundi witwaga Melchior Ndadaye, muzi ko yishwe hano, ukagira ngo yari perezida w'u Rwanda, interahamwe zirahaguruka, abatutsi barapfa, baricwa koko. Bazizira nde? Bazira ko abatutsi aribo bishe Melchior Ndadaye. Ariko mbabazwa nuko iyo na rimwe numva umwe mu bayobozi b'igihugu hano hepfo avuga ngo azatumesa, akibagirwa ko abe bapfuye akaba ari twebwe tumeswa. Muri icyo nshaka kuvuga, umurundi w'umuperezida arapfuye, ariko ababirishye n'abatutsi mu Rwanda. Yibagirwa vuba.
ndashaka rero kubereka ubugome abantu bari bafite ku itariki ya 7 rero z'ukwa 4. Murabizi neza ko indege yaraguye mu ijoro ryo kwa 6 ya ry'itariki 6. Abajepe abasirikare bari mu kigo cya Kanombe hariya, abajandarume bari ahangaha Kacyiru, intera hamwe barahaguruka. Jenoside ndakubye baratangiye. Umututsi ahari ahungira muri parafo, ahungira mu myobo, ashaka kwirwa arahabura. Ku ikubitiro mwibuke ko wahoze ari ministre w'intebe Agatha Uwiringiyimana we ntibyagize kabiri, muzi ko mu banyapolitike nawe bamwirengeje. Kavaruganda wari perezida wari ushinzwe urukiko rw'itegeko nshinga niba ntibeshye, nawe muzi ko baramwirenza. Barando Ward musaza honorable mushiki wabo yari mu ishyaka rya PL nayo baramwishe, n'abandi ba Faustin n'abandi bose barabica. Abatavuga rumwe bahanganye nuko abahutu bamwe b'intagondwa bashaka gukora jenoside, bahanganye nabo ariko barabica kugeza igihe nabo baburiye ubuzima. Niba tujya twibuka akenshi abanyapolitike mujya mwumva. Aha rero ndagira ngo babwire ngo aha mu mujyi wa Kigali ho umututsi ntaho yari afite ho kujya, n'umwobo yarawushatse ukamujugunya. Amazi mu ruzi wararushakaga, Kigali nta ruzi ruhaba, Nyabarongo murayibona nayo ikakuruka. Bahigishwa imbwa, nta mpongano z'umwanzi murazizi, impiri zirazamuka, ubwo ndavuga za bariyeri zishyirwaho. Umututsi arameneshwa abura kirengera, kandi amahanga ibyo byakorwaga ahari. Abafaransa sinavuze ko bari hano, Ababiligi ntibari bahari, ariko ibyo badukorera kuri ubu bibagirwa ko nabo bava amaraso. Muzi ko nabo abarindaga Agatha Uwiringiyimana bamwe muri bo 10 muzi ko naho bishwe, bakaba bamwe ndetse ndizera ko ku itariki ya 10 nibwo bagira igikorwa cyo kubibuka hariya muri ka Kigali. Ku itariki ya 11 z'ukwa 4, reka mpere ku itariki ya 8 z'ukwa 4 hagiyeho guverinoma y'isi y'abatabazi yayobowe na Sindikubwabo, ndetse ari we perezida, hajyaho na ministre w'ububanyi n'amahanga ari we Kambanda. Ariko guverinoma ijyaho nta kindi yarije gukora, yarije gushyira mu bikorwa no kuzuza umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Habiki icyo bakoze ni ibintu bibiri, no gusaba ko abantu bagenda abahoze ari ba komine bakajya muri za prefecture no mu turere gusakaza ingengabitekerezo jenoside, ko bagomba gukora jenoside no kurebera ibizakorwa. Tariki ya 11 z'ukwa 4 mwibuke neza, navugaga Ababiligi, abatutsi bari bahungiye muri Eto hariya Kicukiro, babajugunya hariya, bafata imbwa zabo bashyira mu ndege no mu mamodoka barazamuka bajya Kanombe hariya. Barangize abatutsi bagira hafi hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2,000 ntera hamwe ziraza zirabafata zibazamuriye ruguru i Nyanza hariya tujya kwibukira kurwibutsa murahabona, babicira hariya bavanye hariya kuri Eto. Urwo n'uruhare rw'amahanga muri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside kwira hose, abatutsi bakwirwa imisharo nkuko nabivugaga, baricwa babura kirengera, kugeza ko n'uwanyuma wavaga mu mwuka nawe ntiyashoboraga no kubona n'uwamujyana kwa muganga agize amahirwe yo kurokoka. Aha rero ndashaka kubereka ngo ibihugu by'Ubufaransa, Ababiligi bari hano mu gihugu ndetse na za ambasade bafashe iki? Bafashe ibyabo barigendera. Ese ntabwo bari bazi ko jenoside iri gukorwa? Icyo bakisubiza kuko wahoze ari Colonel General Dallaire w'Umukanada wari yoboye izi ngabo za minuari zari hano ndetse na minuari yari hano, yari yagaragaje ko ibiri kubera mu Rwanda ari jenoside. N'abandi mwumvishe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze muri cyangwa se Dr Bizimana muri cya kiganiro
mwumvishe ko harimo n'umusenegare wari waratanze raporo agaragaza ko ibibera mu Rwanda ari jenoside muri ya komisiyo yari yaraje aha rero ndashaka kubereka ngo uburyo abafaransa n'ababirigi bari bafite imikoranire hagati yabo n'ingoma ya Habyarimana. Icyo bakoze ni ugufata umuryango wa Habyarimana Agata Kanziguyu n'umuryango we n'abana be barabapakira barabahunza, ndetse n'abandi bayobozi abatarashoboye kugenda muri bariya b'abatabazi bapfumuriye Gitarama bajya Huye, barakomeza bajya za Gikongoro, basanga abafaransa babategereje aho bashyizeho zone turquoise. Iriya zone yari iyo kubafasha kwambuka bajya muri Kongo. Aha rero navuga ko uruhare rw'abafaransa narwo muri icyo gihe muri iriya zone turquoise. Ndashaka kugaruka cyane cyane ku gace k'abatutsi bapfiriye za Rushishi. Muzi neza ko hari abagabo abasirikare abafaransa bari hariya, hari abatutsi bahungiye bagira hafi 200 za Rushishi, Nyarushishi, yes, kuri Nyarushishi not Rushishi. Abafaransa bahungiye bari hari aho abafaransa bari barinze, hari abatutsi bari bamaze igihe gitoya barinzwe. Raporo zigaragazwa neza uburyo bari abafaransa bari bahari ko harimo bamwe banafashwa no ku ngufu bikozwe na ziriya ngabo, ndetse kugeza igihe abafaransa babaretse interahamwe ziraza zibajyamo zirabica nabo zirabarangiza zirabatsemba barashira. Abafaransa bari bahari. Ndagira ngo mbereke ubukana bw'ibihugu by'amahanga nabo ko badashobora guhakana na rimwe ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itabaye, kuko ibimenyetso birahari. Kugira ngo cyunguze umwete igihe, ndagira ngo njye ku ngingo ya nyuma ingaruka za jenoside ni izihe rero. Ingaruka za jenoside muri kano karere ntago twazibura kuzivuga ko zidufitiye gihamya. Muri 1994 murazi neza ko XFR n'interahamwe bahunze banyura he, bahungira muri Kongo. Hariho Perezida Mobutu yari Zaire, arabakira, arangije babashyira hafi y'umupaka. Barangije bakora iki? Babashyira mu nkambi hariya hafi y'umupaka muri Kongo, za Goma hariya hose, za Bukavu, wegereye kano ku mupaka. Barangije babarekera intwaro, bigera ndetse n'igihe babahaye n'amahugurwa, ariko mu kugera hara kwa bariya ba XFR n'interahamwe baje kuhimba imwe mu mitwe. Ndashaka kuvuga imitwe nka za RIR zaje kubyara za FDLR. Muzi ko zanabyaye bamwe mu bacengezi bateye kino gihugu cy'u Rwanda bashaka iki? Gukomeza umugambi wabo wa jenoside. Leta cyane cyane ariko ya Kongo, ndashaka kuvuga kuri Zaire kiriho, Mobutu yarabafashije. Kabila mukuru araza, muzi ko u Rwanda rwamufashije muri cya gihe cyo kugira ngo agere ku butegetsi, agifite ubucuti n'u Rwanda, aza gukata ubwo bucuti. Arangije icyo yakoze no kwifatanya na FDLR, arabashyigikira. Niho havuyemo abo bacengezi mu gihe cye, kugeza ndetse na Kabila San umuhungu we nawe yagize uruhare. Babaha intwaro, babaha ibishoboka byose, baraza bakora iki? Ya nyengabitekerezo ya jenoside irakomeza. Muribuka muri za 1996 abacengezi ntibahagarikiye aho, kuko bakomeje ndetse baragenda bica abatutsi b'abakongomani, ari nabyo mwumva kuri kino gihe iza M23 zapfutse mu kwiproteja kubera izo za FDLR ziri muri ya kariya gace muri biriya bihugu igihugu cya Kongo. U Rwanda rwaratewe rero, ruterwa mu bice bitandukanye, aricyo nise ikwirakwiza rya jenoside, ku buryo ndangiriza kuri no bitero bitandukanye ku itariki 29 z'ukwa 10 1996. Muri Rusizi bishe barateye bica abaturage. 22 z'ukwa 8 umutwe wa RIR wateye mu Rwanda hariya muri za Mudende. Ubwo abazi kuri amashuri habaga na universite kera, ujya ni za Nyabihu ubu ngubu, siho? Mudende ni Rubavu. Ariko hariya icyo nshaka kubereka, habagamo n'abatutsi bari bavuye muri Kongo, babicamo abagera hafi ku 1000. Ndetse ku itariki
ya 19 z'ukwa mbere 1998 muribuka bisi muri za Rubavu batwitse bicamo abantu batari hasi ya 44 bikozwe nizo ntera hamwe ariko abari babiri inyuma na wari bumbe mutwe wa Ariri waje kuvamo izi FDLR mujya mwumva vuba hangaha rwose kugira ngo mfatirane ibintu ku itariki ya mbere mu kwa gatanu uyu mwaka turimo muribuka ibitero byatewe bivuye muri Kongo ariko kubw'amahirwe ingabo z'u Rwanda zirabigarura bya bisasu bicamo abaturage batari hasi 16 ndetse hafi 140 bangahe barakomereka zica n'ibikorwa remezo bigiye bitandukana birangirika. Icyo nshaka kubereka rero mu ngengabitekerezo jenoside ni uburyo ikomeje muri kano gace duturiye aho FDLR bavuga ko ari umubare mutoya utashobora kuvutsa abanyarwanda umutekano wabo. Abanyarwanda namwe mwese muteraniye hano, umutekano w'u Rwanda ntabwo ari ikibazo cya FDLR, ni ikibazo cy'ingenga bitekerezo. Kabone niyo baba babiri ariko bagifite ingenga bitekerezo ya jenoside, tuzagira ikibazo gikomeye kuko sibo gusa byarakomeje. Wazalendo yo muri Kongo hari ibyo iri gukora, ntaho batandukaniye. Ndangije rero mu rwego kubereka uburyo ingenga bitekerezo iri kuzamuka muri kano gace, ngengo mfata abantu babiri gusa mu magambo bakoresheje. Murazi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo witwa Patrick Muyaya aherutse gutanga ikiganiro kuri televiziyo RFI ndetse na France 24, avuga ko abanyarwanda icyo yise mu gifaransa le poison rwandais, atwita ko abanyarwanda turi uburozi. Abivugira ku radio mpuzamahanga. Ndashaka kubereka uruhare rw'ingengabitekerezo jenoside n'amahanga ari kugiramo uruhare, ni gute radio France 24 imuha ijambo ngo ahite arihitisha. Birakwereka ko bamwe bashyigikiye ibyo abandi bavuga. Uwa kabiri ndangirizaho no umuntu bita Justin Bitakwira. Muribuka umugabo bitaga Kantano kuri radio RTRM, muribuka umuntu bitaga Noheli kuri radio RTRM. Uyu mugabo ntahatandukaniye n'aba bagabo mvuze. We noneho yagezaho yerura ku mugaragaro ngo umututsi ize a devil. A devil muzi cyari cyo? Daimoni. Mu Giswahili ni shayitwani. Yavutse angana nk'amashitani. Ayo magambo mvuze muyazirikane, niryo somo ngira ngo mukuremo mbereka ingengabitekerezo jenoside yabaye mu Rwanda yarangiriye mu Rwanda cyangwa irakomeje no mu bihugu by'abaturanyi. Mu bitekerezeho, murebe uruhare rw'amahanga, murebe uruhare rw'abazo za jambo navuze ba padiri mujya mwumva, murebe n'aba bose bari hanze bagenda bakoresha imbuga nkoranyambaga. Mwebwe murasabwa gukora iki? Soza nta kindi musabwa mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ibintu bike gusa. Icyambere, nizera ko tugomba guhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi, nkuko twashimira iki kigo ibyo mukora mu kwibutsa abakozi, abanyarwanda muri rusange. Icyo kizadushyira mu bumwe bw'abanyarwanda ku buryo tutazibagirwa jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo duhore twiga amasomo muri ibi byose mbabwiye no muri bino biganiro ku ngengabitekerezo ya jenoside, tuba aba mbere mu guhangana nayo no kuyirwanya. Tugomba gushyira hamwe mu bumwe bwacu nk'abanyarwanda, ari nayo politike y'igihugu cyacu. Sozereze kuri iki mvuga ngo amahanga nibiba ngombwa yige ku byabaye mu Rwanda mu guhangana jenoside yakorewe abatutsi muri kino gihugu, ariko niba bashaka ko bahangana jenoside ngo tuvuge never again, nibafatire isomo kuri kino gihugu cy'u Rwanda, babone
guhangana n'iyo ngengabitekerezo ikomeje guhembera muri byose. Ndabashimiye kuba mwateze amatwi, ndagira ngo dukomeze kwibuka ariko twiyubaka. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze nyakubahwa muvunyi mukuru n'abungirije, mbanje kubasuhuza. Muraho neza? Twiyubake, twiyubaka. Muri ibi ni ibintu n'ibihe biba bikomeye cyane, kubivuga ntabwo biba byoroshye, ariko iyo turi kumwe namwe twumva dukomeye umutima, twumva tunezerewe. Murakoze rero, bari kubashimira ubutumire mwangiriye bwo kuntumira umuvunyi mukuru kuza gutanga ubuhamya hano bw'ibyabaye, ibyatubayeho. Ndabibashimira. Njye rero uhagaze aha Mukakarangwa Marita, ndi umumama wasigaranye abana, umugabo yarapfuye muri jenoside. Nagira ngo ntangire mbaho ubuhamya bwanjye mpereye mbere ho gatoya ya jenoside. Njyewe 1993 nko mu matariki 23 nari ntwitwa ku munsi, niwo munsi nabyayeho umwana papa we yansigiye. Nkimara kubyara ndi mu rugo nijoro nabuze ahantu nca kubera hari ibitero, hari amabariyeri, mbura uko njya kwa muganga pe. Indirandya abantu turi kumugabo bati turaca hehe, urajya kwa muganga, biragenda biti, ariko nkumva mfite icyizere ko ndi bubyare. Byaje kumara umwanya, ubwo ndamfashe nko mu masaa moya, saa 2, saa 3, umva byakomeye, bimeze nabi cyane, ariko Imana yo kabyara yamaye kubyara neza kandi mubyarira mu rugo. Byara umwana w'umuhungu, papa wasohotse avuga ko agiye gushaka imodoka yo kuzantera, niko areba hano yakuri imodoka. Ageze hanze, umubyeyi twe turi kumwe twaje Turoda ahita amuhamagara mu gatarabyaye ngo ino garuka. Ntibyatinze, hashize umwanya nko mu masaa 4 twagize gutya tubona ibitero biraje bya Kimihurura, abajepe, intera hamwe. Ndi mu nzu, buri mwana nibwo nkimubyara, umva hari umugabo witwa Cyamuntu twari duturanye w'umunyagisenyi, twumva araje aravuga ati noneho karabaye, intera hamwe ziraje ziri hano mu rugo. Umugabo yahise asohoka, asohotse hanze asanga umva baruzuye, harabasuhuza ati tumaze kubyara. Ati mubyaye iki? Tubyaye umuhungu. Ati mbega ibibazo. Ati uyu ni Rwige mugiye kongera kugaruka. Baricara, wa mugabo koko yari umunyagisenyi Cyamabondo, papa mwiza twari duturanye waturwanyeho, araza aravuga ati ibyo byose ntabwo avuye mu Rwigema, ni umwana tubyaye, ntiturandamwita n'izina, ariko namwe mwidukabiriza cyane mvuge ngo avuye mu Rwigema. Baricara ngo ni mugiye ibyo muduha rero ko mubyaye. Umugabo yaravuze ati babazana inzoga mu nkwe. Baricara baranywa, ubwo bimaze ko nko mu masaa 6, saa 8, saa 7 gutyo. Barangije barahagurutse, bamaze kunywa baragenda. Ubwo haciyeho iyo minsi cyumweru, urumva rwari uruhinja rubisi. Ubwo 9/4 ku itariki 6 biba birabaye, ni mu gitondo turabyutse twumva abantu barimo barajujura bavuga bati umubyeyi bamuhanuye bamwishe, imodoka ye indege bayirashe. Mana yanjye ndavuga noneho turapfuye pe. Umugabo ndamwese turahungira he, turajya hehe? Nawe arambwira ati surana twaca hehe? Ati ibintu byabaga bari mu mabariyeri, urumva ari turi bone tunyura
turaguma hano twakira tuzakira cyangwa dupfa tuzapfe. Mugabo twarakomeje turicara, habaho abantu twari duturanye bakajya baza bakamubwira ngo nibaze bajye kuri bariyeri. Akavuga ati giye rwose ndumva ntafite kujya kuri bariyeri. Batubwo rero ugiye gufatanya n'izo nkotanyi. Ati kada ntabwo mfatanya nabo kuko simbazi. Araza bakajya bamubwira gutyo ku itariki 17 niho twatubereye nabi cyane. 17 nko mu masaa 10 nk'isaha rwose tujya dutya tubona ibitero biraje. Haje babaje pe, haje na za nterahamwe zaje mu rugo nabyaye, nibo babanje kuza. Baraza bati nabwo nari navuye mu rugo njya ku muntu w'umuturanyi wanjye ngo mbariho mba ndi kuri wa mugabo witwa Cyamabondo. Ndavareka mbe ndi nagiyeyo kuko yari umukiga ntibamuhigaga, ariko akaba yari afite umugore w'umututsikazi w'umunyagitaramo. Ndavana ibyo byose reka njyeyo ngende mbe nihisheyo njyane n'uruhinja n'abana bose. Turamanuka tujyayo turamwegera, twinjira batunyereka aho ndyama, abana bicaye iruhande rwanjye. Hashize umwanya interamwe zaturutse hirya gato yacu, twumva bageze kwa Cyamabondo. Barinjira bati abantu banga barihe basore bose, abantu bose batutse bose utanga. Genda ceceka abandi bose, umugore asohoka n'abana, ariko genda nkomeza kuguma muri kikakumba bari bakizemo ndyamye. Interamwe yarinjiye, sohoka nawe. Ndasohoka nshigatira rwa ruhinja rwanjye rw'icyumweru, ndaza tujya mu mbuga, binjira mu rugo twari twegeranye nabo ni nkwanga naha. Binjira mu rugo bati umugabo wahanga hari hehe, umugabo wari hehe. Ndavuga rero ntabwo nzanagiye, ariko nzi ko anywa agatabi kandi ntaryanywaga. Nibyo byose agomba kuba agiye gushaka itabi. Nahubwo yaciye inyuma yarabonye n'umwana wanjye w'imfura, baca ruguru inyuma y'inzu bayihisha ahantu ku mugabo witwa Rishari yafite atoriye. Baragenda bajyayo barihisha, barakomeza barampata bati tubwira aho umugabo wawe ari. Ndavuga njyewe ntabwo nzanagiye, ashobora kuba agiye gushaka itabi rwose. Ubwo haciye umwanya baradufashe baratumanukanye, hashaka umwana w'umukobwa witwa Jose nawe n'umuhungu witwa Ngaruyinka wakoreraga kwa Gatete. Jose baramufata, yari umukobwa munini ufite amataye. Baratushorera baratujyana, tujya Kimihurura, tujyana ba mugabo Cyamabondo n'umugore n'abana, twese turagenda. Tugeze hano Kimihurura, hano hari mwirebanuza y'imihanda ibiri ijya convention na nuza Kimihurura. Hano niho batwicaje, hari ahantu harimo ruhurura, nuko buriya bahubatse baharinganije neza. Harimo ruhurura ndende ariko harimo n'akana k'agahungu sinibuka izina ryako, twari duturanye na nyirarume. Turahagera, tuhageze baratwicaza. Tumaze kwicaranye rwa ruhinja n'abana banyicaye iruhande, papa we sinzana ari na umwana wanjye w'imfura, bo bakomeje barihisha. Ndaza turicara, tumaze kwicara dore ngo baradukubita. Barankubise ya nkoni wa papa yavuga nta mpongano, bafite ikintu kigira ikingana gutya. Umujepe witwa ngo numvaga bamwita ngo ni Gisiga, yaraturutse inyuma yanjye afata ya mpiri ayinkubita mu mugongo. Ndavanda apfuye koko. Ndamugana ko suko urampora iki ko giye bya politiki ntabizi koko, urampora iki uranziza iki koko. Arambwira ati umva ibyo muzira murabizi, muri abatutsi. Ntabwo uri umututsi, nindiwe. Uri inzoka, ntindiyo. Ati none se urahakana ibiki, none se urampora iki koko, wambabariye koko. Arafangira arankubise, arongera afashe yamirira, none arongera kubita hano hasi ku kirenge, akubita munsi y'ubworo bw'ibirenge
hashize umwanya haza undi mugabo w'umusirikare mugufi ndamwibuka azana imbunda arambwira ati ngiye kukurasa amaguru. Ndamubwira rero kora uko ubyumva, nimba ubona ko ugomba kundasa ndasa. Angirikaho imbunda ariko ntiyandasa. Arangije mwihangane turangije niko bafataga barimo kudukubita, bafata za nkoni wa mukobwa witwa Jose, umukobwa baramukubita mana ndavuga koko mana koko uyu mwana muramuhora iki koko mwatubabariye koko ikintu muduhora ni igiki. None bakajya bajya mu myenda ye bakakoramo gutya kwa kwaranganaga gutya abawo n'imbunda afitemo barahurutura imyenda imbunda ntibayibona. Barangije kwakomeje baradukubita n'umwana bashaka kumukubita umutwe kwa ruhinja nari mfite mba nkinze akaboko gutya nkinze akaboko kubita akaboko kanjye mba ndavunitse yampongana. Bamaze kuyinkubita numva ncitse intege, numva wa mwana wongeye kumurekura ngo yikubite hasi ariko ndamukomeza kuko urumva nawe mufite mu ntoki nawe mucigate sinari navuye mu rugo muhetse naraje mutwaye gutya nzi ngo baratubabarira. Turaza tumaze kuza ndicara ariko bankubise banogeje umugongo bankubise nabasha kugenda inkoni mu birenge. Nyuma yaho baza kuvuga bati wa mugabo witwa Cyamano atari pusi mw'abantu mwe ko twese twashakanaga abantu mwababariye. None bahita mutuka ngo mvuko cyabaye ngo wakigoryiwe atubwo urumva gutunga inzoka ari ibintu koko. Umugabo yaracecetse barangije bo umugore we n'ubuhe aramumwereka bahise bava aho ngaho ngo nibataye baragenda badusigaho bajyana n'abana be gisigana n'abana banjye na wa mugabo wa mukobwa Jose n'uwo mugabo witwa Ngaruye nka nawe bamukubise nako kana ko baragafashwaga nk'ugasore bagafitaga burutura bagakwita muri borodire hasi harimo amabuye. Barangiye baragenda bamuzamuramo ariko yavuyemo yapfuye barazamurambika iruhande rwanjye nuko arangije ariko nkabona agatima karacyatera. Ndangije nkajya mureba nkajya ndebe ko yapfuye ariko nkabona agatima karacyatera. Ndaza na hashize umwanya mujepe watujyanye yari yagiye sinzano yari yagiye za Gikondo aje asanga baracyadukubitira aho ngaho. Ndangije abaravuze ngo niduhaguruke tugende. Sinabasha kugenda ariko narahagurutse na yamvune akaboko mfite ntabasha guterura umwana ndamanuka ndagenda n'amaguru. Za nteramwe za Kimihurura za izindi ruhande zirimo kudukubita baramperekeje turagenda tugera mu rugo arambwira ngo nimbaha amafaranga. Ndamubwira se ko nabonye ibintu byose n'imyenda mwashyize mu misego y'intebe twajyanye nabyo mubifite nta mafaranga y'ubwo nimwayatwaye. Nagiye ati nayo twatwaye. Naragiye nsanga amafaranga kuko nayashyize hari 50
8 nayo se narafashe ndayabaha baragenda bamaze kugenda nsubira kwa mugabo cy'amabondo batise bite ntiwapimeze nabi cy'amabondo avuga ati se murabona turubeho cyangwa biragenda bite umugabo hashize umwanya urumva papa w'abana ntaramubona abara hashize umwanya mbona umuntu araje arambwiye ati yewe ati nta kigenda ati mugabo wawe bamukubise nari hehe satari hano hirya inyuma y'inzu bamukubise amaguru aranga narya nanjye barahindukira baragaruka wamujipaza kongera kuntwara n'abana dusanga imodoka baparitse imodoka ku muhanda ya tuteri bamurambitsemo oya nasanze arambariye ku muhanda bamukubise amaguru angana atya umutwe ungana umva nta namwe yarafite hazima mubonye ndabamana turapfuye pe twigirire icyizere cyo kubaho abari ku nzibutso ndabahoza ishavu n'agahinda byibaherana turwanye jenoside n'ingengabitekerezo amagambo mabi tuyiyame icyizere cyo kubaho abari ku nzibutso ndabahoza ishavu n'agahinda byibaherana turwanye jenoside n'ingengabitekerezo amagambo mabi tuyiyame ibuka igihugu kitagiseka nakwibuka imiryango imwe yibasiwe imivu y'amaraso yatembye cyane mirambari nk'ikiraro bagendaho ni uko u Rwanda rutakindora nakwirukana usanga rukansiga nasigaye n'icuzi cyatumye mvuka imvura yo mu itumba nyigendamo twigirire icyizere cyo kubaho abari ku nzibutso ndabahoza ishavu n'agahinda byibaherana turwanye jenoside n'ingengabitekerezo amagambo mabi tuyiyame icyizere cyo kubaho abari ku nzibutso ndabahoza ishavu n'agahinda byibaherana turwanye jenoside n'ingengabitekerezo amagambo mabi tuyiyame ibuka mbundabunda mu bihuru ihururu ry'abantu ryamigaga imihoro n'imiheto biramusha ijoro rijigije ndigendamo nirutse bugeri ngeragezwa nagezaho niheba ndigemura ngera mu bashumba ngo ntimuke ubwo kare mu ishyamba kazagwayo nakenyeye intare nitera ingwe inzara n'inyota bindembeje imana yaduhanze iracyadukunda nibwo izanye inkotanyi ziranzana ushinzwe kurwanya akarengane Professor Dr. Buchanan Ismael mubyeyi waduhaye ubuhamya abakozi b'urwego rw'umuvunyi inshuti zacu mwaje kwifatanya natwe muri iki gicamunsi cyateguwe n'urwego rw'umuvunyi mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi turabashimira kuba mwabanye natwe nagira ngo gutangira nihanganishe kandi nkomeze imiryango yabuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi tukaba uyu munsi tubibuka ku nshuro ya 31 mukomere kandi mwihangane ndashimira kandi Dr. Buchanan Ismael watugejejeho ikiganiro kigaruka ku mateka mabi yaranze igihugu cyacu kuva mu gihe cy'ubukoloni ndetse n'ubuyobozi buri bwakurikiyeho bwatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi ndashimira kandi by'umwihariko umubyeyi waduhaye ubuhamya bw'urugendo rugoye kandi rukomeye
bwuzuye ibigeragezo yanyuzemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko tukaba dushima Imana ko akiriho ndetse n'aba yayibaritse. Ukomere kandi ukomeze utwaze. Mu buhamya twumvise mu biganiro ndetse n'indirimbo, uko abantu bahigwaga bakicwa bazira uko bavutse, kugeza ubu hakaba hari n'abatarabona ababo ngo bashyingurwe mu cyubahiro bikwiye. Biba bigoye kugira icyo umuntu yongeraho ku butumwa nk'ubwo, gusa ni amateka yacu, tugomba kuyemera, akatwigisha, tukasobanura n'abadukomokaho n'abandi batayazi cyangwa bigira nk'aho batayazi, bakayavuga uko atari, bagamije gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabo bagahora babyumva, bagahora bumva ubuhamwe nk'ubu ngubu, bagahora bumva ubutwari. Tunaboneraho gushima byimazeyo ingabo za RPA zari zirangajwe imbere Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bahagaritse Jenoside, bagarika ubwicanyi bwakorwaga. Uyu munsi hakaba mu barokotse harimo abari abana icyo gihe, umunsi bamaze ko abasore n'inkumi, ndetse harimo n'abashatse uyu munsi bibarutse, hakaba harimo abari bikwerere uyu munsi bamaze kuba ubukombe. Tukaba rero rwose tubashima byimazeyo, kandi tunashima intambwe igihugu cyacu kimaze kugeraho mu kubaka umuryango nyarwanda warasenyutse, kongera guha icyizere abanyarwanda cy'ejo hazaza, by'umwihariko ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahari umwijima uyu munsi hagaragara umucyo. Urumuri rero tumaze gucana mu kanya rusobanuye byinshi, ndetse ntiruzazime, rukomeze kumurikira n'abazadukomokaho, ndetse bikomeze bibe uruhererekane. Ni urumuri rw'icyizere, ni urumuri rumurikira imitima yacu, ni urumuri rutwereka ko imbere ari heza. Nyuma y'imyaka 31 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, ari mu kiganiro byavuzwe, ari mu buhamya byavuzwe, ndetse no mu ndirimbo, biracyagaragara ko hakiri ingengabitekerezo ya Jenoside. Nk'uko Profesa yabisobanuye kandi nk'uko tubizi, Jenoside ibanzirizwa n'ingengabitekerezo y'urwango. Iyo igenda igakwira, ikinjira mu mico, ikinjira mu mitima y'abantu, igihe cyagera bakabifata nk'ibyari ngombwa. Nuko rero bikaba nk'inyigisho ya buri munsi yigishwa mu mashuri, iba mu migirire, abantu bakarenganywa, akabuza uburenganzira ku gihugu cye, umuntu akabuza uburenganzira ku mutungo we, umuntu akicwa, ubuze uburenganzira bwo kubaho, ndetse n'ubundi burenganzira. Naho rero Jenoside yakorewe Abatutsi yatangire ku ngengabitekerezo, n'uyu munsi tubona mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo urebye mu karere ndetse no mu Rwanda no mu karere dutuyemo, ndetse no hakurya mu mahanga, ubona abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga ibyo bandika, abatanga ibiganiro za conference, ndetse n'abanyamahanga, ugasanga umuntu yanga u Rwanda, yanga igihugu cy'u Rwanda, yanga abanyarwanda, ukibaza uwo muntu yanga u Rwanda gute, ntaruzi, ukibaza nyine icyo ashaka mu by'ukuri. Ni ikibazo gikomeye rero. Niyo mpamvu tutazahwema kwibuka, ko kwibuka ni ngombwa, kwibuka ni ngombwa kandi bizahoraho. Abariho uyu munsi n'abazaza, ndetse n'abazadukomokaho, uko ibihe bizagenda bisimburana, uko generasiyo zizaza. Kuko kwibuka ni inshingano ya buri munyarwanda ndetse na buri muturarwanda, ndetse n'amahanga, kuko biduha umwanya wo gusubiza amaso inyuma, tukareba amateka mabi y'igihugu cyacu cyanyuzemo, tumera nk'abirebye mu ndorerwamo, ukareba inenge zihari, ukavuga ngo uyu munsi amasomo agomba kugira ngo prof nbyaragira, amasomo agomba kuvamo na ayahe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, amasomo twakuyemo na ayahe.
uyu munsi bihagaze gute? Iyo urebye mu Rwanda, urebye mu karere, bihagaze gute? Birababaje ko abantu navuga ko jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi harimo abashaka kuyipfobya, abashaka kuyihakana, abashaka kuyita uko itari, ndetse abashaka kumvikanisha ko jenoside itateguwe. Biriya ni ibinyoma, ntimukabyemere. Jenoside yarateguwe, kuko iyo uhera ku bantu bamenesha, si ubwo washaka iki? Ukabantu ukabica, ubwo si ushaka iki? Aho itateguwe ni hehe? Ntabwo bapfuye muri 1994, batangiye kera bapfa, birukanwa barameneshwa mu gihugu cyabo. Burya uburenganzira ku gihugu n'uburenganzira ntavogerwa, umuntu wese afite uburenganzira ku gihugu cye. Rero umuntu akumenyesheje agasengurariza abantu bamwe, nyine ubwo se ikiba cyatateguwe ni iki muri ibyo ngibyo? Ni ukuvuga ngo hatabaye hate speech, hatabaye urwango, hatabaye gutegurwa jenoside. Umusengera ubu no muri convention ya Geneve ya 1998 biba kuri jenoside, hari ibyo bakarifiya nka jenoside, uko utegurwa, uko za step zayo, kubanza kudezimaniza abantu, ukabita ibyo batari bo, ukabita nk'amazina, kubanza kubafata nk'abantu batari abantu, nuko ngo bitangira. Ntabwo rero tuvuga ngo 1994 ngo ndege yaraguye ngo jenoside iraboya. Na kera abantu baricwaga mu Bugesera, za Kibira n'ahandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari cyo gihe rero. Icyo gihe ntabwo ndege yari yaguwe ngo jenoside yabaye. Aha rero ni amateka amwe tugomba kureba, kavuga ngo uyu munsi turiho. Uyu munsi turiho. Ese twebwe uyu munsi turiho, umusanzu wacu ni uwuhe? Nuwuhe? Cyambere, gushyigikira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwiza, ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwiza bubanisha abanyarwanda, bwasanye sosiyete yari yasenyutse. Uyu munsi umunyarwanda akaba afite umutekano, akaba afite amahoro. Ubu tukaba tureba imbere, tureba mu iterambere. Rero ni ngombwa ko dukomeza kuzirikana ubuyobozi bwacu, uruhare bugira, ariko si ukubizirikana gusa. Uruhare rwacu ahubwo mu buryo bufatika ni uruhe? Uruhare rwacu, ese kuri social media ko tuhabona abantu bagaragaza ingengabitekerezo ku buryo bukomeye, twebwe dukora iki? Ubu ngubu tubaje abantu ngo umuntu ufite Twitter account yenda atitwa yenda Kamana cyangwa se Kamana cyangwa se nindi, uvuga uti duhanganye nabo nindi, kuko birashoboka. Si ngombwa ko yitwa Kamana cyangwa se simbizi, Igifaransa turakizi, Icyongereza turakizi. Ni ukugira ngo twebwe uruhare rwacu, kuko uko bagenda babivuga bamilitiplia ibyo abanyamahanga bagenda babyinjizamo. Wa mugani artificial intelligence utumye cy'ikoranabuhanga izarotona ibyo ngibyo. Ifore ko tudemantisa ibyo bintu, tuvuga ko tudemantisa, dufite ba IT badufasha ku buryo natwe duhangana nabo. Uko guhangana si ugufata imbunda gusa, oya. Ubu ngubu tugeze mu rugamba rwa diplomasi, ufite abarurwana, ariko n'urugamba rwo kuri social media rw'ikoranabuhanga. Rero rwose kandi abenshi n'abajene bari hano ndetse n'abatari hano turababwira, ubutumwa tubahaye, kwe gusinzira, kwe kwicara hasi twume ngo igihugu cyacu kirarinzwe, dufite amahoro, tutafashije ubuyobozi ngo natwe dushyira akacu, kuko igihugu ni icyacu. Igihugu ni icyacu, ntawe tukiburanya, ntawe ukituburanya. Rwose igihugu ni icyacu kandi tuzakigumamo, ntawe ukituburanya. Tugomba kugikorera umuntu wese mu mbaraga ze. Ibyo ushoboye urabishoboye, sibyo? Ibyo ushoboye urabishoboye. Ibyo ushoboye rero tubikore, sibyo? Tubikore cyane cyane social media. Ubu intambara niho igeze, intambara niho igeze kandi nimbi. Ngira ngo mubona hano hakurya bo no kubya hano hakurya iyi ngiyi, ukuntu babavuye hasi birirwa bandamanya u Rwanda ahantu hose, birirwa biruka mu mahanga hose, sibyo? Ariko iyo mushubije rimwe kabiri, ko twebwe ntabwo twe abanyarwanda dutukana, ariko tubwiza abantu ukuri. Si ngombwa ko umutuga nko gututse, oya, si ngombwa, ariko umubwiza ukuri, kuko hari ibyo abeshya nawe ufite ukuri kwawe uzi, ugomba kubyandika. Wabyandika mu Cyongereza, wabyandika mu Gifaransa, ururimi wabyandika mu byose. Igiswahili natwe turakizirika, natwe turakizi. Yari tutazi cyinshi cyane, ariko harimo abakizi cyane, kandi ko tuzi gikeya twagikoresha. Rwose ibyo bintu tubigira ibyacu, tubigira ibyacu. Nanone icyo dusabwa kindi, birumvikana muri igihe biragoye kongera gusura amateka abacu tubibuka buri munsi, ariko muri iki gihe biba bigoye kurushaho.
ariko nanone tugomba kubiba ko ni umwanya wo kongera kubwira abacu ko tukibakunda. Ni ngombwa byo rwose, tugomba kubabwira ko tukibakunda, tugomba kubaha agaciro n'icyubahiro, tukongera tukabunamira, tukavuga ko tubakunda, kandi nanone kongera gushimangira uburenganzira bwa muntu bwo kubaho ko ari ntavogerwa. Rwose turi mu gihugu kigendera ku mategeko, turi muri etat de droit, rule of law, uburenganzira bwa muntu ntavogerwa, amategeko ariho. Uyu munsi nta muntu uzakurenganya ngo agende gutya gusa. Hari inzego zihari zizamukurikirana, hari inzego zirwanya akarengane nk'urwego rw'umuvunyi. Twe tubona ino nshingano yo kurwanya akarengane, mu by'ukuri dufite inshingano ikomeye cyane, irakomeye, ahubwo tujye tuyifata mu buremere bwabyo, kuko kugira ngo jenoside ishoboke, ka karengane nyine twavuze uko byatangiye, umuntu udashobora guca hano ku muhanda ngo ugende utuje, aravuga ngo we hagarara, araguhagarika se wamugeze gute? Ntacyo, sibyo? Ahabura ngo wowe kuki unywera aha ngaha. Hari abajya nk'abagabo bamugwiza bakambwira ati zana iryo cupa aho ngaho, wowe se ufite right yo kunywera aha ngaha, akaramwigijeyo. Udashobora guca ahantu, udashobora kwisanzura mu gihugu cyawe n'abari mu gihugu, udashobora kwisanzura mu gihugu cyawe. Rero niho rero tuvuga ngo rwa ruhare rwacu ruziramo ngo turimo turakora iki? Turibuka abacu, turimo turiyubaka. Rero tugomba gukomeza muri urwo rugendo, kwiyubaka, kubaka mu bikorwa no kwiyubaka mu mitima. Ntabwo ari ukubaka inyuma, oya, twiyubaka impande zose. Ni ukuvuga ngo kwibaka mu bikorwa, mu gutera imbere, mu kurera abana Imana yaduhaye, ariko no kwiyubaka mu mitima. Ni ukuvuga ngo kwiyubaka mu mitima ni kwa kugenda muri wa murongo wa gihugu cyacu kishyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, gishyizemo ubudaheranwa, ubufatanye, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, ku buryo abana bacu tuzabaraga igihugu cyiza, abuzukuru bacu n'abandi bazadukomokaho, ndetse nabo bazabyara. Kuko twe twumva dufite iki, tugomba kugira icyizere ko abana bacu bazaba mu gihugu cyiza kitagize ibibazo nk'ibyo abari icyo gihe babayemo. Numva rero mu bana uko tubigisha, tugomba kubyitaho, birumvikana bagomba kumenya amateka. Rwose amateka bagomba kuyamenya nk'uko tuyavuga, nk'uko tuyazi, ariko no kubigisha ngo amasomo twavanye mu mateka ni ayahe. Uyu munsi igihugu kiragana heza, hari umurongo mwiza, ntabwo ari amacakubiri. Nk'uyu munsi umuntu avuze ngo yewe ngo haramuzi gutya na gutya, byaba atari byo. Uyu munsi turagana heza, wavuga ngo warongishije ibi ngibi muri iyi myaka 30 ishize, byaba ari ikibazo. Ku buyobozi hari umurongo usobanutse, turi mu murongo w'ubumwe n'ubwiyunge, gukora cyane, gukorera hamwe, ndetse no gufashanya. Rero jenoside yakorewe abatutsi yatwaye ubuzima bw'abatutsi barenga miliyoni, bicwaga amanywa n'ijoro abantu bareba, ku mugambi wa politiki yari warateguwe nk'uko mwabyumvise, nayo mbikomojeho nabyo. Ariko iyo urebye uyu munsi ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse duhere no mu burasirazuba bwa Kongo, ayo ni amateka niyo wavuka uyu munsi uzayasanga, amateka ntaho ajya. Hariya rero nk'uko tubizi, cyangwa se n'abakiri bato cyane batabizi, byasobanuwe hariya imipaka y'u Rwanda mu 1885, igihe bigabanyaga imipaka, bigabanyaga ibihugu, igice kinini cyagiye Kongo, ikindi Uganda, ikindi Tanzania, abaturage baragenda. Ariko kuva icyo gihe abagiye ntago bagize amahoro muri cya gice cy'iburasirazuba bwa Kongo. Mu gihe nko muri Uganda nta kibazo bafite, Tanzania nta kibazo bafite, ariko hariya ntago bemerwa nk'abanyekongo. Kandi iyi mipaka yakatwaga, igihugu giyemo wahereyemo n'icyo wagombaga gufata ubwene gihugu bwaho. Kuva igihe cyose ufite ubwo butaka runariho, wagombye kubura uri umukongomani, nk'uko n'abandi babemera. Hariya rero rimwe barabemera, ubundi ntibabemere, ariko ikigaragara n'ababemera nk'urwiyerurutso mu by'ukuri ntago babemera, simply ntago babemera nk'abakongomani, kavuga ati ni Abanyarwanda. Ariko nanone byatijwe umurindi n'abasize bakoze jenoside bahungiyeyo, barangije ntibabashyira byibuze na kure y'umupaka, babashyira hafi aho ngaho. Ya ngengabitekerezo barayigisha,
uyu munsi usanga ubundi abakongomani bari abantu beza pe, kera rwose mbere ya jenoside nta mukongomani cyangwa abatuye hara za Rusizi najye barabizi, ndetse n'abakongomani babaga Kigali nta kibazo cyabaga gihari, ariko uyu munsi ingengabitekerezo yabajemo. Reba kwica umuntu ukamwotsa ukamurya, mwumva ahantu bigeze, mwumva ukuntu ubunyamaswa aho bugeze. Ikibazo iyo urebye nka n'uyu munsi ubona kugira ngo iyo ngengabitekerezo ihinduke birasaba urugendo rukomeye, birasaba ubufatanye rw'ibihugu, cyane cyane kuri leadership ni ikintu gikomeye. Ko buri munsi mwavuze bati stop your hate speech, bahita bahagarara. Stop kwica abo bantu, bahita bahagarara. Ariko ubuyobozi bishyikiye ibyo bintu, ubuyobozi bw'ini ikibazo gikomeye cyane. Ubwo urumva mu by'ukuri turacyafite ibibazo muri sous-region. Niyo mpamvu natwe tugomba guhaguruka, ntabwo twakomeza kurebera mu by'ukuri, twakomeza kurebera, turwanishe ubushobozi dufite ubwenge, dufite ubumenyi, ayo mateka turayazi, n'ibyo wumva ushoboye utazi neza urabaza, ukashyiraho ikintu nawe wa verify neza uzi neza, ariko ni ngombwa yuko tugira urwo ruhare. Nanone ntitugatinye utanga ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu bagomba gutinyuka bakavuga openly, bakavuga ukuri kw'amateka ya jenoside yabaye mu Rwanda. Ikindi nanone hari imiryango yarokotse jenoside ifite ababo bashyinguye mu nzibutso ziri hirya no hino mu gihugu, ariko hakaba n'imiryango itaraboneka. Nabyo ni ikibazo gihanganye nacyo, ngira ngo tugomba gukomeza kubwira abanyarwanda kugira ngo bagaragaze aho imibiri iri, kugira ngo bashyingurwe mu cyubahiro, kuko nayo ni ubumwe n'ubwiyunge, bitabaye nabyo bari ikibazo mu by'ukuri. Ikindi nanone ni uko leta yacu, leta y'ubumwe, ishyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Niyo mpamvu hari gahunda zitandukanye zibanisha abanyarwanda, ngira ngo uyu munsi iyo turebye hirya no hino aho dutuye, ndetse no mu byaro bya kure, twe kuvuga no muri Kigali, amashyirahamwe ahari hagati y'abarokotse n'abishe abantu, imiryango y'abishe, ugasanga bahuye mu mashyirahamwe amwe n'ibindi. Nagira ngo rero nongere shimire mu byo yaduhaye ubuhamya, shimire Professor Buchanan, shimire n'abagize uruhare mu gutegura uyu munsi. Ikindi shimire umuryango Ibuka mukomeje gufasha abarokoze jenoside yakorewe Abatutsi, mufatanyije na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mu bijyanye no kwiyubaka, nk'uko buri muri gahunda ya leta yacu, ari ukwiyubaka mu bushobozi ndetse n'isanamitima. Turashima nanone by'umwihariko abitanze bagatanga amaraso yabo, bagatanga ibyo bafite byose kugira ngo bahagarike jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko ingabo za RPA nizo tuvuga, zaziwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, zahagaze jenoside zikarokora abicwaga. Dukomeze rero kuba hafi abarokoze jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo dufite, tubakomeze, tubahumurize, ndetse n'ubundi bufasha bakeneye, cyane cyane muri ibi bitoroshye byo kwakira ibyatubayeho, kugira ngo abantu be guhanwa n'agahinda, kuko turi mu cyerekezo cyiza gitanga icyizere cyo kubaho twahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nimwihangane, nimukomere, kandi mutwaze, twibuke twiyubaka. Murakoze.